twongeye kubasuhuza bene data bakundwa nshuti z'umusaraba. Nanone turi kumwe n'umuryango wa Ayera Ministry, kandi ka kanya keza twongera duhura tukaganira ku ijambo ry'Imana. Turi kumwe rero nanone n'umutumirwa wacu n'ubundi Reverend Dr. Tayisire Antoine, nkuko mumukunda mubizi ari umukozi w'Imana ukunda kutugezaho ijambo ry'Imana. Nanone twagira amahirwe yo kugira ngo twongere tuganire nawe. Turi rero mu gitabo dusoma ijambo ry'Imana, turarisoma muri EZEKIYELI igice cya 37. Reka n'ubundi tumusabe agire icyo atuganirizaho ku iyo nsanganyamatsiko yacu y'iyerekwa ry'amagufwa yumye, hanyuma agire icyo abituganirizaho. Reverend Dr. turabashimiye ko mwigomwe akanya kanyu mukongera mukakaduha. Reka n'ubundi muganirize abadukurikiye kwiri jambo, cyane cyane ko ari jambo rihembura imitima, kandi n'umuryango wacu akaba ari umuryango w'ivuga butumwa rihembura imitima. Tubahaye karibu, Imana ibahe umugisha. Urakoze. Kandi namanze nongeraho akantu gatoya, ubutaha ujye unyita pastor, niryo nkunda kuruta docteur, kuko ntabwo ndi umuganga, agenda umupastori. Iri yerekwa rya EZEKIYELI mu kibaya cy'amagufwa yumye ni iyerekwa rikomeye cyane, kubera yuko cyari igishushanyo cy'umuryango wa Isirayeli nk'uko Imana yaje kubimusobanurira. Kuko umurongo wa 11 w'icyo gice aramubwira ngo mwana w'umuntu, ayo magufwa n'ay'inzu ya Isirayeli yose, baravuga bati amagufwa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu. Noneho Imana iramubwira ngo bahanurire babwire ngo n'ibyiringiro byabo icyo gihe bavuga ko biheze, ngo ngiye kubazura nongere mbagire bazima. Mbese kiriya kibaya cy'amagufwa yumye ni igishushanyo cy'ubwoko bwa Isirayeli bwihebye, ni intambwe Imana ibwira EZEKIYELI bazacamo kugira ngo bongere babe bazima. Kuko EZEKIYELI abanza kuvuga ati Uwiteka yaranjyanye ndi mu mwuka. Ntabwo byari ibintu byo mu mubiri, ngo yaranjyanye ndi mu mwuka, ngo hanyuma ngo ageza mu kibaya cyari kirimo amagufwa yumye, ngo kandi yari yumye cyane, ngo kandi yari atatanye. Noneho utangira kumva iki gice iyo wumvise ikibazo Imana yamubajije, amubaza ngo EZEKIYELI, ngo mwana w'umuntu, ngo aya magufwa ashobora kongera akaba mazima. Noneho ngo EZEKIYELI kubera ko yarebye ukuntu ayo magufwa yumye kandi atagaranye, aravuga ati mwami Imana, ati ni wowe ubizi. Noneho ngo aramubwira ngo noneho icyambere hanurira aya magufwa, ngo yabwire ngo Uwiteka aravuze ngo agiye kongera abatereho umubiri, abashyireho inyama, abashyiremo umwuka we, mwongere mube bazima. Ngo noneho ngo EZEKIYELI ahanura nk'uko yategetswe. Ngo agiye kubona abona habayeho umutingito, ngo amagufwa aregeranye, ngo hajeho inyama, hajeho umubiri, ngo ariko yitegereje ngo abona ni nk'imirambo. Noneho ngo arongera Imana iramubwira ngo ntabwo urarangiza akazi, ngo hanura, ngo noneho hanurira umuyaga, ngo ubwire ngo umuyaga ngo uva iburasirazuba n'iburengerazuba n'amajyaruguru n'amajyepfo, ngo umuhe kuri iyi mirambo kugira ngo yongere ibe mizima. Ngo noneho amaze guhanurira umuyaga, ngo abona hagurutsemo inteko nini cyane, ngo ihagarara ku maguru yayo. Ngira ngo izo ni intera 3 tubona, kandi iteka ryose usanga ari intera 3 zigaragara mu guhembuka kw'abantu, haba ku muntu ku giti cye, haba n'itorero. Iteka ryose bica muri izi ntambwe. Icyambere agomba kubanza gahura n'ijambo ry'Imana, akumva ijambo ry'Imana, ko yaramubwiye ngo mwana w'umuntu hanurira aya magufwa, ngo yababwire ngo uko niko Uwiteka avuze. So banza uhanurira aya magufwa, uyabwire ijambo ry'Imana. Umuntu wese wumye, umuntu wese umerewe nabi, ikizamuhembuza kikamusubizamo imbaraga no kumva ijambo ry'Imana. Intambwe ya mbere yo kugira ngo aya magufwa hembuke, Imana yabwiye EZEKIYELI ngo hanurira aya magufwa, uyabwire uti yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Umuntu wese ushaka guhembuka, umuntu wese ushaka kuba muzima, umuntu wese ushaka kugira ubugingo, iteka ryose bitangira ku ijambo ry'Imana. Nta muntu uzigera aba muzima, nta muntu uzigera ahembuka mu mwuka abitewe gusa nuko wenda yabitekereje, cyangwa iteka ryose bihera ku ijambo ry'Imana. Ariko hagakurikiraho ikindi cya kabiri, ngo abo bantu, ngo ayo magufwa amaze kwegerana, ngo yaritegereje abona nta mbaraga zirimo. Iki nacyo ni ikindi kibazo tujya tugira cyane, kuko usanga abakristo benshi rwose bumva ijambo ry'Imana bagatsindwa bakihana, ariko wajya wareba
ukabona ni abantu b'abanyantege nke, ukabona ni abantu ndetse bigeraho ngabo bagasubira mu kuba abanyamubiri. Niyo mpamvu Ezekiyeli yabarebye ngo abona bameze nk'intumbi, bivuga ngo bari nta mbaraga zirimo, baryamye hasi bararambaye, ntabwo bapfuye ariko ubitegereje ubona batagenda. Iki nacyo kibazo gikomeye cyane ku matorero no ku bakristo, kuko usanga abantu benshi iriya nyigisho Yesu yatanze avuga ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho, ni conditionnel, ni ukuvuga ngo umwuka agomba kuza kuri abo bantu bakabona guhabwa imbaraga. Noneho ngo amaze gusenga umwuka akabazaho, nibwo haje icya gatatu, aravuga ngo mbona noneho hagurutsemo inteko nini cyane. Aha rero niho harimo amasomo akomeye cyane umuntu wese yakwigiraho, haba itorero haba umuntu ku giti cye, niho harimo amasomo akomeye cyane yo guhembuka kw'abantu bose. Murakoze. Dukurikije rero iryo yerekwa ryari amagufwa yumye, umuntu yakwibaza nko muri iki gihe natwe turi guca cyane cyane muri iki gihe cya coronavirus, aho abantu benshi ubona imitima yakakaye, abantu benshi ugasanga bari kugenda babihanuraho byinshi, bavuga byinshi kuri iki cyorezo. Noneho twakwibaza tuti mbese ubu buhanuzi bw'amagufwa yumye bwahuzwa gute n'inyigisho z'itorero muri ibi bihe imitima y'abantu ubona ko yakakaye kubera iki cyorezo? Ni gute twabihuza kugira ngo bihure n'ubu buhanuzi bwa Ezekiyeli mu gihe nk'iki ngiki? Abantu benshi bari kubyibaza. Ariko ngira ngo abantu bahuza coronavirus no gukakara kw'abakristo, ahubwo ngira ngo twavuga ngo abakristo benshi babonye urwitwazo. Buriya coronavirus ntabwo yazanye intege nke, ahubwo yahishuye intege nke zari ziriho. Kuko abantu barakubwira ngo urumva ngo coronavirus yaraje, ngo ntitujya mu rusengero, ngo ntitugiterana, ngo noneho ngo niyo mpamvu ngo twasubiye inyuma. Abareze n'ubundi umukristo watungwaga no kujya mu rusengero, n'ubundi uwo nguwo ni nk'umurwayi uri kuri serumu, kuko ntabwo urusengero ubundi ariho Imana ifungiye. Umukristo muzima ufite umwuka w'Imana, ufite ijambo ry'Imana, ashobora kwitunga akibeshaho n'igihe hariho icyorezo nk'iki cya coronavirus gisaba ko tuguma mu rugo. Iki rero ngira ngo ni ikintu ahubwo umuntu wenda yareba akavuga ati okay, twakora dute ngo abantu bahembuke, kuko coronavirus yagaragaje yuko twari twumye. Hari igihe umuriro uza ibiti bigafatwa bikaka, ariko iyo ibyatsi bitoshye ntabwo ishyamba rishya. Bikubwira ngo twari twumye, coronavirus ije igaragaza ubwume bwacu. Nawe rero iki ngiki wenda kwibaza uti twabihuza dute n'ubundi cyahembuye abangaba, ni cyo cyahimbura abantu mu gihe nk'iki ngiki. Nibyo, ariko urabona abantu nyine babigize urwitwazo. Hari abantu bafashwa ariko bageze mu rusengero, babonye korari, babonye pasiteri wabo, byonyine rufite iyo no kumubona ukabona ko yishimye. Ariko kuriya kuntu nyine kwifungirana, kuba yihebye, nk'uko ijambo ry'Imana Dawidi yavuze ati narishimaga ubwo bambwiraga ngo tujye mu nzu y'Imana, cyangwa se nka kuri korasi ivuga ngo mu nzu y'Imana ni heza hatonyanga imigisha. Ubwo rero umuntu yakwibaza ati ese ni ayahe masomo nk'abakozi b'Imana bakwigira kuri Ezekiyeli mu gihe nyine aba bantu bumiwe kubera ubwo bukana bwabagizeho ingaruka, bamwe ntibagikora, ubukana bwabishe. Noneho iki cyorezo none kije kivanga n'ibindi bibazo bitoroheye itorero ry'Imana mu gihe nk'iki. Ubwo rero ni ayahe masomo abakozi b'Imana twabagira? Ngira ngo ku bakozi b'Imana ho biroroshye cyane, kuko n'ubundi na mbere yuko na coronavirus ibaho, ahubwo ayo masomo niyo twagombaga kuba twarafashe. Isomo rya mbere ni iki ngiki Imana yabwiye Ezekiyeli, biranahera kuri twebwe nk'abakozi b'Imana, kuko na Ezekiyeli nawe ajya kwerekwa biriya yari ari mu mwuka. Bivuga ngo natwe ubwacu aho niho tugomba kubanza gutangirira, kugirana ubusabane n'Imana, ku buryo Imana itwereka uko ibona abantu bayo n'uko itubona natwe ubwacu tukabimenya. Kuko iyo umupasitori, njya mbibwira abantu nkabwira ariko buriya umupasitori atagirana ubusabane n'Imana mu gusenga, nta kuntu ashobora guhishurirwa ngo amenye uko itorero rihagaze ategera Imana, kuko uko Imana ibona abantu siko twebwe tubabona. Hari igihe twebwe tubona abantu bameze neza, Imana ikavuga iti nyamara bariya abantu nubwo ubona bameze neza ariko ntabwo bameze uko nshaka,
kuko icyangombwa si uko wamera uko dushaka, icyangombwa ni uko wamera nk'uko Imana ishaka. Iryo ni ryo somo rya mbere, kwegerana n'Imana. Isomo rya kabiri ni no kugenzura amagambo duha abantu bayo, kuko n'aya magambo Ezekiyeli yavuze ntabwo ari amagambo ye bwite, ni amagambo Imana yashyize mu kanwa ke, ayavugira hejuru y'amagufwa yumye, noneho amagufwa yumye aregerana. Hari amagambo twebwe tuzana wenda kubera ko twize cyangwa twasomye Bibiliya cyangwa twabyumvise kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo, ugaterura amagambo gusa ukaza ukayazana, ariko se ni Imana yakubwiye ngo abe ariyo ujyana? No kubanza kwicarana n'Imana ikaguha amagambo, muri teoloji bayita rema, ikaguha rema, aho gutwara logos, aya magambo yanditse muri Bibiliya gusa, ugatwara rema, ijambo rivuye ku Mana ryubakiye kuri logos, ryubakiye kuri Bibiliya, ariko rivuye ku Mana kuko wavuganye nayo, ukayibwira ibibazo by'abantu bawe, nayo ikubwira ibisubizo byayo, hanyuma ukabibashyira. Icyo nicyo twita ubutumwa bwiza, ukabwira abantu amagambo avuye ku Mana. Hanyuma icya gatatu, ikindi abakozi b'Imana dukwiye kwita ko bari wabajuti abakozi b'Imana, icya gatatu ni iki kintu cyo kugaruka ku mwete wo gutera abantu umwete kuzura umwuka. Urabizi mu itorero rya mbere mu gihe cya ba Petero, iyo bumvaga ko ahantu ibunaka abantu bizeye Kristo, boherezagayo intumwa zo kubasengera no kubarambikaho ibiganza kugira ngo buzure umwuka. Kuzura umwuka byari indispensable, cyari ikintu badashobora kwirengagiza, kuko kandi birumvikana, kuko Yesu yari yavuze ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Bivuga ngo igihe bazaba badafite umwuka wera bazaba abanyantege. Wenda niyo mpamvu muri kino gihe ubona amatorero menshi ameze nk'imodoka zidafite umwuka nyine, amapine yaratobotse, zaraparitse, ni ukugenda usunika, ni ukugenda ukurura, kubera iki? Nta mbaraga bafite. Tuzahabwa imbaraga umwuka wera natuzaho. Cyo ni ikintu tugomba kuzirikana, tukacyitaho kandi tukagikoreraho. Murakoze. Pastor, ndi gusoma iki gice na ahatangira narebye ukuntu ngo umwuka w'Imana yamushoreye ngo amujyana mu icyo kibaya, noneho ngo abona ni amagufwa yumye cyane, ndetse kugeza ubwo Iteka amubwira ati mwana w'umuntu, ati wandebeye ariya magufwa? Ati nayarebye. Ati mbese urabona yakongera kubaho? Undi ngo arareba aravuga ati nimvuga ngo yabaho wenda atabaho ndaba nipashe muremure. Ati kandi nanone nimvuga ngo ntiyabaho kandi ashobora byose, ahitamo kuvuga ngo ni wowe ubizi. Nanezera n'ukuntu Uwiteka yagiye yamubwiye ati ngaho hanurira ayo magufwa. Noneho ngaze cyane nawe akatubwira ati nuko mpanura uko nategetswe. Ati ngihanura mbona amagufwa aratigise, mbona igufwa rirukanse risanze irindi. Ati ako kanya ngiye kubona mbona byiremyemo ikintu kimeze nka skorete. Ati umwuka w'Imana ngo Uwiteka yamubwira ngo ngera uhanure. Ati nkimara guhanura, ati ngiye kubona, ati mbona inyama ziraje ziyoroseho. Ati ndongera ndahanura, ati mbona n'uruhu ruraje rufasheho. Ati ndongera ndahanura. Arongera amubwira ati ngaho ngera uhanure, kugeza ubwo yageze hariya nyine yamuhanuriye, n'umwuka rero uzamo. Ariho tubona ngo bageze gutya nyine bahita biremamo inteko, ayo magufwa ahita yiremamo inteko, aba bantu bazima noneho barahagarara koko biremamo inteko. Icyo kintu numvise kinshimishije. Ariko noneho tukibaza tuti, noneho se abantu bakora iki kugira ngo bagire ibyo byiringiro nk'ibyo Ezekiyeli uko hanura yongera hanura abona bigenda bigira? Natwe twabigenza gute kugira ngo twumve ko iyi mitima tubona ko yakakaye, abantu bongere koko basubiremo ibyiringiro, tujye tubona abantu bacicikana, uwikorera yikorere, ushinzwe dekorasiyo ikore? Twakora iki kugira ngo ibyo byiringiro byongere bigaruke mu itorero ry'Imana no ku bakristo? Ibyiringiro by'abantu b'Imana biva muri iri jambo, ariko muri iri jambo ntabwo ari kuba umuntu afite Bibiliya gusa. Bibiliya itubwira uko Imana itekereza, ikatubwira uko Imana ishaka, ikatubwira uko Imana ikora. Noneho icyo nicyo gihembura umuntu. Ibibazo bizabaho, hari n'indirimbo tujya turirimba ngo ntihazabura intambara, ntabwo amahoro azahora. Rero bikubwira ngo igituma umuntu w'Imana akomera no mu bihe bibi, hari ijambo tubona mu Efeso, ni naryo turimo kwigaho muri ino minsi, muri uyu mwaka, ni nayo ntego dufite hano kuri rino torero rya hano. Haravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana ngo kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe ku munsi mubi. Umukristo wambaye intwaro ze ku munsi mubi ahagarara adatsinzwe. Na Ezekiyeli urabona icyo Imana yamukomeresheje, yarabanje amubwira ngo hanurira aba bantu.
icya kabiri aramubwira ngo noneho kandi hanurira n'umwuka azahuheho. Nta yindi nzira. Usanga kenshi turimo kugerageza ngo wenda ibintu bimeze bitya ngo bimeze kuriya. Oya, igikomeza umuntu w'Imana niyo ibyiringiro byose byaheze ni ukumenya ko afite Imana nzima, kandi ni no kwishingikiza ku masezerano Imana yatanze, kandi ukagenda ukomejwe n'umwuka wera, kuko nta yindi nzira tuzabona ari twebwe nk'abakozi b'Imana. Iyo niyo nzira. Umukozi w'Imana agomba gutungwa n'ijambo ry'Imana, yarangiza akuzura umwuka, ariko akaba muri communication n'Imana. Kuko urabona na Ezekiyeli iby'Imana yamukoreshaga byose yabaga arimo kuvugana n'Imana. Aha ni naho dufite ikibazo gikomeye cyane, kuko tubwira abantu tutateza amatwi Imana. N'Imana nayo ntituyitega amatwi ngo nayo itubwire n'ibitureba. Rero birasaba ngo tubanze twigire kuri Ezekiyeli. Hano icya mbere ni ukuboko k'Uwiteka kwamujyanye mu kibaya cy'amagufwa yumye. Bikubwira ngo yari ari muri communication, ari mu mwuka. Ari mu mwuka, ukuboko k'Uwiteka arimo aravugana n'Imana. Noneho Imana imuhishurira ibyo agomba gukora, hanyuma arabikora. Abikoze havamo buriya bubyutse bukomeye cyane. Aha ni naho natwe tugomba kugaruka inyuma, tuvuga ngo reka tugarure itorero ribi rya Yesu. Ajya avuga twumve, twe nk'abakozi be, niturangiza tuvuga ibyo yatubwiye, abantu be bahimbuke. Nta yindi nzira. Dukurikije rero pastor, hari ububyutse bwigeze kubaho hariya i Gahini kera, ari nabwo ubu tugenderamo, twabitaga abaka, ariko tukabona ko turi mu minsi y'imperuka. Eske murabona ubu ngubu dufite niki mwabwira itorero, mubagira inama, ari abashumba, ari abanyetorero, kugira ngo buriya bubyutse twongere tubusingire? N'iyi korona ijya kuza nabonaga hariho bubyutse biterana abantu bazana, iyo ikintu kigiye kububona ko hasa n'ahantu hariho ibintu by'ikangura. Ubu rero ni iki twabwira itorero ry'Imana, abashumba b'Imana, itorero ry'Imana, kugira ngo ubu bubyutse bwongere bugaruke, cyane ko tubona turi no mu minsi tubona batubwira bati ibyo ni ibyahanuwe biri gusohora, kugira ngo Yesu ubwo azasange rwose ubwo bubyutse bwongeye bwabaye, abantu bongeye bagarukiye Imana, tugana ku musozo. Imana ibahe umugisha. Uwanditse urwandiko rwandikiwe Abaheburayo mu gice cya 13 umurongo wa 7 aravuga ngo mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, ngo mwitegereze iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Noneho bakadugiza abantu gatubera ngo Yesu Kristo ko yari arejo niko ari n'uyu munsi, niko azahora iteka ryose. Iyi Mana ya Ezekiyeli niyo Mana yari ihagaze Gahini haba revival, kandi nukurikira neza uzasanga yuko intambwe Ezekiyeli Imana yamubwiye nabo nizo bateye. Nusoma ibitabo by'aba revivalist, mbese abantu bari bafite imbaraga muri icyo gihe cya revival, uzasanga icya mbere habayeho gusenga gukomeye cyane. Habayeho gusenga gukomeye cyane, muri uko gusenga havamo kubwiriza ijambo ry'Imana, kuko Bibiliya yari imaze guhindurwa mu Kinyarwanda, isezerano rishya ryari rihari. Hanyuma ariko havamo no gusenga ngo buzure umwuka. Abantu benshi ntabwo icyo kintu bajya bagitekereza ko muri revival y'Igahini n'umwuka wera yari arimo, kubera ko nusoma igitabo cya Joe Church cyitwa Quest for the Highest, usanga avuga ngo yagiye gusengera kuzura umwuka. Amara icyumweru Bugande arimo kwiga Bibiliya ye ayisoma, ngo arangiza avuga ngo icyo cyumweru cyarangiye hari Imana yakoze muri jewe, ngo kandi uwo muriro niwo nagarukanye. So bikubwira ngo iyi nzira Imana yatanze nta yindi tuzabona. Naho ubundi ibiterane byinshi bishobora kubaho rwose, amaradiyo yariyongereye, ibiterane biriyongera, ariko utanyuze muri iriya nzira n'ubundi nta kivamo. Havamo abantu benshi, n'aba ngaba erega bari basinziriye bameze nk'imirambo, bahari benshi, ariko batangiye kugira imbaraga, hiyongereho yuko yarasenze umwuka amanutse, iby'Imana yavuze byose bihita bikoreka. Nta yindi nzira rero. N'ubundi gihe cyose ububyutse buza iyo abantu b'Imana, abayobozi batangiye kubaha Imana, bakayemerera kongera ikagarukana umwanya wa mbere. Noneho bagatangira kubwiriza ijambo ry'Imana rivuye kuko babanye n'Imana. Noneho bagatangira kubwiriza ijambo ry'Imana riyobowe n'umwuka wera, kuko nabo babanje kubona umwuka. Ezekiyeli yari ari mu mwuka, babanje kubona umwuka, barabwiriza, umwuka amanutse, ibitangaza birakoreka. Nta yindi nzira. Abigishwa ba Yesu bari Yerusalemu,
bagiye mu cyumba cyo hejuru bakoze iki? Barasenze, umwuka aramanuka, barangije barasohoka babwiriza ijambo ry'Imana, abantu barakizwa. Iteka ryose nuko bigenda, abantu bajya imbere y'Imana bagasenga, Imana ikabahishurira ijambo babwiriza, baribwiriza abantu bakihana, bamara kwihana basengerwa, bakuzura imbaraga z'umwuka, bakavamo inteko nini igakwirakwiza ubutumwa. Nuko iteka ryose bigenda. Abari badukurikiye rero, dusoza kuri ijambo ryacu, ndumva twavuga ku ijambo Yesu yabwiye wa Musamariyakazi ati igihe kirageze ndetse kirasohoye ubwo abasenga data bamusengera mu mwuka no mu kuri, kuko bene abo aribo ashaka ko bamusenga. Natwe rero nk'uko Pastor Antoine atubwiye, mureke twuzure umwuka wera, dusenge, dushake mu maso h'Imana. Ibi tubona bisa n'ibikakaye, ibi tubona bitugoye, nukuri natwe tuzahembuka, twongere twirememo inteko, noneho ubutumwa bw'Imana bwamamare. Kandi dushima Imana yuko mu gihe nk'iki cyorezo twabonye ko abantu benshi bahagurutse, buri wese yashatse kuvuga Imana ye, buri wese ashaka kwerekana imbaraga z'Imana. Reka rero dukomereza aho ngaho, imitima yacu yo kugusari, imitima yacu yo kubabara, kuko umwami wacu azikorera imirimo, tukongera tukiremamo inteko, Yesu Kristo akazasanga duhagaze neza. Mwakoze rero kudukurikira. Reka n'ubundi dusabe umutumirwa wacu ashima Imana, anasengera imitima yari dukurikiye, akomeze asenge n'ubu byutse twifuza mu gihe nk'iki. Nukuri bwongere bugaruke, twongere tubone movement nk'iriya y'igahini. Imana iduhana umugisha. Amen. Turagushimye Mana yacu, uko wateruye Ezekiyeli ukamujyana mu mwuka ukamwereka uko babona, ariko natwe tugendera muri iyi minsi, kuko ihishurirwa ryawe revelation niryo ryonyine rishobora guhembura itorero ryawe. Ntabwo tuzagendera mu magambo twebwe twitekerereje, ntabwo tuzagendera ku bitekerezo byacu ngo bihembure itorero, ahubwo turasengera abayobozi bose, abavuga butumwa bose, abaririmbyi bose, ngo uririmba aririmbe abwirijwe nawe, usenga asenge nk'uko yabwirijwe nawe, ubwiriza abwirize nk'uko yabwirijwe nawe, kandi byose nibirangira usuka imbaraga ubwoko bwawe bubona umugisha. Umvira rero gusenga tugusenze uyu munsi, umugisha abazumva iri jambo, umugisha iyi ministeri, kandi uko kwagukomeye gukomeze kubana nabo muri byose, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo.